Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Keza Neira yifurije isabukuru y'amavuko, atera n'imitoma Betray ku isabukuru ye y'amavuko ahuje n'imfura yabo. Ibyishimo ni byose kuri Keza Neira, uwifurije isabukuru nziza y'amavuko umugabo we n'imfura yabo. Umugabo we Betray n'imfura yabo bavukira umunsi umwe, aho ahamya ko ari umunezero udasanzwe ku muryango we. Ibi Keza Neira yabigarutseho yifashishije imbuga nkoranyambaga akoresha, aho mu butumwa bugufi yasangije abamukurikira yagize ati: umwaka urirenze mbaye umubyeyi, inseko n'urukundo rwinshi bisaza umuryango wanjye. Ndibuka igihe muganga yavugaga ko nzabyara mu mpera za Nyakanga, umugabo wanjye Betray yahise avuga ko ku isabukuru ye kandi koko byarabaye. Betray yahise avuga ko igihe muganga avuze nzabyarira niho nanjye nizihiriza isabukuru y'amavuko. Ntabwo byatinze ibyo muganga yavuze ko bazabyara ku isabukuru y'amavuko ya Betray byarabaye koko, none basangiye isabukuru y'amavuko. Uyu mugore yafashe umwanya wo kwifuriza isabukuru y'amavuko yaba umugabo we ndetse n'imfura yabo. Ku wa 27 Nyakanga 2023 nibwo Betray n'umugore we bibarutse imfura yabo, bityo ibihuje umunsi w'amavuko na se umubyara. Betray Muheto wiyise Betray ari mu batangije injyana ya Kinyatrap. Ni umwe mu baraperi bamaze kuzamura izina ryabo. Betray na Keza Neira bakoze ubukwe muri Werurwe mu mwaka wa 2023, ubona ko ari umuryango umeze neza wishimye, kandi urukundo rwabo rukaba rwarashinze imizi. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.